Reka mbifurize kugubwa neza cyane mu mwese mudahema gukurikirana gahunda za Rise Up Media TV, yaba inkuru cyangwa se ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Nizera ko mumeze neza cyane. Wowe utarakora subscribe, ukora subscribe, reba ijambo riri mu ibara ritukura yanditsemo subscribe. Ushobora kuba wenda ukoresha igifaransa, aho ngaho ni kubakoresha icyongereza. Mu gifaransa handitsemo s'abonner, ubundi ukandeho rimwe gusa, ukandi no kuri iyo nzogera uzajya ubasha kubona notification ikubwira ko dushyizeho inkuru nshyashya cyangwa se ibikiganiro gishyashya, ubundi ube mu wa mbere mu kumenya ibiri kubera kuri Rise Up Media TV. N'abatindiye rero mumaze iminsi itari mikeya, mumaze iminsi mukurikirana ibiri kubera hano mu karere ka Rubavu, aho inkuru yavuzwe cyane ari inkuru y'umukozi wo mu gikoni hariya muri college Inyemeramihigo hano mu karere ka Rubavu, rwose bwo ni mu murenge wa Rugerero, aho uyu mukozi yoherejwe nk'intumwa ajya mu muhango wo kwibuka, akaba ari we mushyitsi mukuru ujya gushyira indabo kumva ibintu byababaje cyane abarokose jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hano mu karere ka Rubavu cyangwa se hano mu murenge wa Rubavu. Ariko muri rusange n'ubundi ni ibintu byababaje abatari bakeya hirya no hino mu gihugu. Abantu baribaza se ubu burangare bwakozwe n'aba bayobozi babitewe n'iki? Wenda kubakurikirana amakuru umunsi ku munsi, wenda mushobora kuba mwaraye mumenye amakuru yuko umukozi w'akarere ka Rubavu rushinzwe uburezi mu murenge wa Rugerero, Nyiraneza Esperance na Mbarushimana Jean Claude, ushinzwe gutekera abanyeshuri muri college Inyemeramihigo, ko batawe muri yombi bakekwaho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mwarabikurikiranye cyane, ariko nka Rise Up Media TV turagira ngo tubahe ukuri kose, ariko uko kuri kwitangiwe n'abayobozi batandukanye batubwira ku by'iki kibazo. Ahangaha tugiye kubanza tuganire n'umuyobozi cyangwa se umuyobozi w'umurenge wa Rugerero, ubundi adusobanurire ese koko iki kibazo kiteye gute, iki kibazo ubundi cyatewe n'iki kugira ngo bigende gutya kugezaho umukozi wo mu gikoni ari we ubahagarira ajya mu muhango wo kwibuka. Ese byatewe n'iki kugira ngo iki kibazo ubundi gitinde kumenyekana, kuko iki kibazo cyageze mu itangazamakuru ariko iki kibazo kimaze iminsi cyarabaye. Reka mbanze mbareke mukurikirane uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugerero, twumve uko abisobanura neza iby'iki kibazo ubundi byagenze bite, ese ninde uri mu makosa, ese abari mu makosa biteganyijwe ko bakurikiranwa gute. Ibyo byose urabasha kubimenya muri iki kiganiro kirambuye n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugerero. Murakoze. Nk'uko mubivuze koko icyo kibazo cyarabaye. Hari umukozi witwa Nyiraneza Esperance ushinzwe uburezi mu murenge, akaba anafite mu nshingano gahunda yo kwibuka. Nibyo rero mu gihe ikigo cya Nkama cyatumenyesheje gahunda yo kwibuka, groupe scolaire ya Nkama, kubera iyo tariki nari mfite abageni ndetse n'indi gahunda yo gutegura kwibuka mu rwego rw'umurenge igomba kuba vuba, natumye abanyamadini kugira ngo tubiganireho. Byabaye ngombwa ko musaba ko yazampagara muri iyo gahunda yo kwibuka ya Nkama, kugira ngo izo gahunda nazo ziteganijwe uwo munsi zigende neza. Ubwo rero cyaje kudutangaza nuko umukozi uko nari namwohereje namuhaye delegation of power, nawe yagiye ku buryo tutazi, ashaka undi mukozi ujya guhagarara umurenge tutazi, biza kumenyekana nyuma. Ubwo fata icyemezo cyo kumukurayo kuko ntabwo umurenge wari umuzi. Bityo rero dusaba umukozi ubishinzwe kugira ngo aze ampe ibisobanuro impamvu twamwohereje mu gikorwa cyo kujya guhagararira umurenge cyo kwibuka gikomeye. Ukiri aho ngaho undi mukozi ninde? Ndavuga n'undi muturage yohereje, ntabwo ari umukozi. Yohereje ku giti cye, utanaboneka no mu nzego z'ubuyobozi. Nyuma rero tumaze kumenya icyo kibazo, nibwo twasabye umuyobozi w'ikigo cy'amashuri
cyankama ko uwo muntu twumvise amakuru wajaho ko yatoje n'urwego rw'umurenge ko yahagarikwa ahubwo hagakurikiranwa undi muyobozi w'akagari waburango kugira ngo nibura ari we uba umushyitsi mukuru. Byarakozwe rero baramusezerera. Ubwo icyaje gukurikiraho nuko twaje kubaza umukozi wabikoze ari we Nyiraneza Esperance impamvu yamuteye ko kujya gushaka undi muturage udafite ahure n'ubuyobozi, kandi twari twaramwohereje muri kiriya gikorwa n'abizi, yari amaze iminsi abizi kugira ngo aduhe ibisobanuro. Byaragaragaye rero icyakora gusa yaje gusaba imbabazi, nari kumwe ndetse n'inzego za Yibukangana nitabaje kuko yahabaye incident ijya kumera nka trauma, nitabaza perezida wa Yibuka mu rwego rw'akarere, nitabaza ndetse na perezida wa Yibuka mu rwego rw'umurenge, turicara nawe hano tumwereka ikibazo cyabaye na incident yabayemo, bityo umukozi abisabira imbabazi. Nyuma yo rero kuko ari icyaha ari ikosa rikomeye urwego rwa administration, ntabwo byagarukiye aho ngaho, nakoresheje report nk'uko bisanzwe procedure zijyanye n'umukozi utashoboye wakoze amakosa akomeye mu rwego rw'akazi. Ntanga report rero ku karere, ubwo ibindi byasigara akarere kugira ngo ari bugafata icyemezo, ariko niko ikibazo cyabaye kandi cyaratubabaje nk'urwego rw'ubuyobozi kubona umukozi nk'uriya wa leta ubihemberwa ubifite mu nshingano akora igikorwa kigayitse cyo gufata umuturage yikuriye ahantu hanze akajya guhagarara urwego rw'umurenge, nta bubasha nta n'uburenganzira afite. Aricyo wenda benshi bakomeje kwibaza, wamwohereje kuri uwo munsi nyirizina w'igikorwa cyangwa wari wabimenyesheje imbere yaho? Ntabwo ariko bimeze, nari namumenyesha imbere yaho kuko ibyo bikorwa byombi byo gusezeranya byari bizwi, ndetse n'icyo gutegura kwibuka mu rugerero ribuka byari bizwi, ubutumire bwaje izo gahunda ziteganijwe. Mbimubwira rero mbere kugira ngo nyine muri gahunda afite z'akazi azibuke ku uwo munsi tariki 3 z'ukwa gatandatu azahagarira umurenge mu gikorwa cyo kwibuka kuri groupe scolaire ya Nkama. Hari abavuga yuko ngo ari inama n'undi yari yabaye ku murenge, iyo nama nayo yayitabiriye, ese byaba ari byo? Inama zabaye kuko kwibuka byagomba kuba nyuma ya saa sita zarabaye, ariko ntibyari kubuza igikorwa kuba kuko nawe arabizi neza ko izo nama zarangiye kare ku buryo bitari kumubuza kujya mu gikorwa nyirizina yoherejweho n'ubuyobozi. Ibitangazamakuru byinshi byagiye byandika bivuga yuko ngo ari akarere kari katumiwe, akarere nako nako kohereza umunyamabanga nshingwabikorwa. Turajya gukura abantu mu rujijo, ese ni akarere kari katumiwe cyangwa n'umurenge wari watumiwe? Ndagira ngo tuvanemo urujijo. Ntabwo twebwe nk'urwego rw'umurenge twaratumiwe, ntabwo rero twari twoherejwe n'akarere kuko buri rwego rwaratumiwe. Ndanabizi neza ko ari umurenge waratumiwe ndetse n'akarere utumirwa ku giti cyabo. Ubwo rero twebwe twagiye nk'urwego rw'umurenge, ntabwo twari kujyayo nk'urwego akarere kohereje guhagararira akarere muri icyo gikorwa. Twari twatumiwe officially mu buryo bwanditse nk'umurenge. Yego. Akarere ko nako kari katumiwe? Yego, nkurikije ibyo umuyobozi w'ikigo cy'amashuri ya Nkama yatubwiye, nuko nawe yatubwiye ko yari yatumiye akarere, kandi ko impapuro zitumira zageze ku karere. Yarabivuga kuko yarabimbwiye byose uko yakurikiranaga nyine iyo gahunda, yaje kunyemerera ko yatumiye akarere mu buryo bwanditse kandi ko afite n'impapuro zibihamya. Turimo turibaza rero, ese ibintu byabaye tariki zingahe, raporo yatanzwe tariki zingahe? Murakoze, nk'uko nabibabwiye, igikorwa cyo kwibuka kuri groupe scolaire ya Nkama cyabaye tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu. Iyo incident iba rero nibwo nyine procedure ku rwego rwanjye zatangiye nk'uko amategeko abiteganya, gusaba umukozi ibisobanuro, kutanyurwa, izindi procedures rero zagukorwa n'akarere kuko nirwo rwego rukuriye umurenge. Ariko twe twabikoreye kugiye kuva umunsi tukimenya incident, tutanya procedures, ubundi twatanga raporo ku karere kugira ngo gasuzume kareba amakosa umukozi yakoze mu rwego rw'akazi, bityo kamufatire ibihano. Biravuga ko ibi yakoze atari bwo bwa mbere byari bibaye, kuko nanone nigeze kumwohereza muri college Nyemeramihigo nabwo ibi bintu bikaba. Ese ibyo bintu byarabaye koko byo?
ni ukuvuga ko mu by'ukuri icyo twashoboye kumenya cyane cyane ni ibyabaye uwo munsi, ariko ibyatambutse byo ntabwo twabihagararaho cyane kuko birashoboka ko uwo munsi nabwo ashobora kuba atarabonetse, ariko nabwo nyine ntabwo nabimenye impitagihe cyane, ariko mu by'ukuri ikese cyane yateje ikibazo, twanamugaye nk'urwego rw'ubuyobozi. Ni kiriya kibazo cyabaye tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu. Murakoze namwe. Ikibazo cya nyuma, wenda murateganya gukora iki kugira ngo habeho guhumurizwa abo baturage bari bitabiriye uwo muhango? Bamwe mu bana buriya babo hariya bari baje kwibuka ariko nabo bakabona ibibaye, murateganya iki mu rwego rwo kubahumuriza? Rero kubahumuriza naganira na komite zabo, ariko n'ubundi turateganya kuzaganira nabo kugira ngo mu rwego rw'ubuyobozi naganira na perezida wa Ibuka ku rwego rw'umurenge, turabiganira panga ko uburyo mu by'ukuri tuzabaganiriza kugira ngo kandi nabo barabibonye babona amakosa aho yaherereye, amakuru baramenye, ariko tubereka ko ndavuga urwego rw'ubuyobozi rwa Ibuka ko umurenge utabigizemo uruhare, ari umuntu ubikoze ku giti cye, ariko nanone ko ari kubibazwa mu rwego rw'amategeko. Yes, maze kumva ibyo uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugerero asobanuye. Kuri uyu wa gatatu rwose twigereyeyo hariya ku murenge wa Rugerero, kuko byari biteganyijwe ko abarokotse jenoside hariya muri uriya murenge wa Rugerero bagombaga gukorana inama n'akarere, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, ariko inama iyobowe na perezida w'umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi Nkuranga Egide, atubwira impamvu yari yabazanye, ese koko abaturage babaganirije iki, ese babahumurije mu buhe buryo? Reka nawe twumve icyo abivugaho, bityo mubashe gusobanukirwa, bityo mubashe kuva mu rujijo, kuko iyi ni inkuru igenda ivugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, maze mubashe kwiyumvira ukuri kwa nyako gusobanurwa n'abayobozi bidaciye ku bandi cyangwa se hatabayeho kubyumva mu bundi buryo, kandi ukuri kwa nyako guhari gutanzwe n'abayobozi babifitiye ububasha. Reka nawe twumwumve, uyu ni Nkuranga Egide, reka nawe mumwibonere cyangwa se mwumve uburyo anatubwira icyo amaze kuganira n'aba baturage barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri uyu murenge wa Rugerero. Murakoze, ntabwo ari ibanga, n'ahandi tujya tuhajya tugasura abagenerwabikorwa bacu cyangwa se abamambure bacu. Twaje kugira ngo tuganire n'abacitse ku icumu hano, twumve ibibazo byabo, twumve ibyo dushobora gukora ubuvugizi dufatanyije n'akarere ka Rubavu. Ibibazo rero by'abacitse ku icumu ni ibibazo bitandukanye, hari ibibazo by'imibereho, hari ibibazo by'amazu baba bashaka kubakirwa, hari ibibazo bashaka gusanirwa, hari ibibazo by'abashaka kwivuza, ariko cyane cyane hari ibibazo bigendanye no ku mutekano, hazamo n'ingengabitekerezo ya jenoside no guhakana no gupfobya. Ikibazo gikomeye wenda cyatumye nanahaguruka nabiciye ku ruhande, nubwo n'ibindi twabyakiriye byose, ngira ngo wabibonye ko twari kumwe n'umuyobozi w'akarere n'inzego z'umutekano nazo twari kumwe, ariko hari ikibazo cyamaze iminsi kivugwa, cyagiye no mu bitangazamakuru, hagati n'ikibazo cyabaye mu kwa gatandatu barimo kwibuka ku ishuri rimwe rya hano, habamo delegation de pouvoir niko navuga, yagiye igera ku muntu w'umukozi wo mu gikoni, ngo mumwita umukwikwi, ntabwo njye nari mbizi, agenda ari we uhagarariye umurenge. Ukibaza rero umurenge n'umukozi wo mu gikoni aho wahuriye ukahayoberwa, ariko ngira ngo mwarabibonye byaranditswe, kubera ko byateye ihungabana mu bacitse ku icumu hano cyane cyane, kubera ko ntabwo mumva ukuntu mu gikorwa twese twubaha kiri muri politike y'igihugu, hirya no hino tuba twibuka jenoside yakorewe abatutsi, urebye ukuntu n'abayobozi bakuru b'igihugu bategura igikorwa cyo kwibuka bacyubaha, noneho wajya kumva rero kumva umuntu aragipfobeje gutyo ku buryo butumvikana. Twabyibajijeho rero, teka ko wenda ari
ikibazo cy'ipfobya kandi nabyo ni ukuvuga ngo icyo gikorwa ntuba wagihaye agaciro cyangwa se washatse kwerekana yuko ibyabaye nta kintu bimaze. Niyo mpamvu rero twaje igikomeye cyatuzanye rero cyari kugira ngo duhumurize abacitse ku icumu bahangaha, tubaganirize, tubereke yuko bagomba gukomeza kugira icyizere, bagomba kwiyubakamo icyo cyizere, bagomba kugirira icyizere ubuyobozi, ibibazo bafite bakabiganiriza ubuyobozi. Niyo mpamvu n'ibindi bibazo twabyakiriye kugira ngo batumva ko ari bonyine. Nicyo cyari cyatuzanye urebye cyane cyane. Umukozi w'akarere ukorera mu murenge wa Rugerero yirukanwe, hari n'amakuru dufite yuko ashaka kuba ari gukurikiranwa n'ubutabera n'ubugenzacyaha. Ese icyo cyemezo cyabanyuze? Twebwe urumva nari nkubwiye ko twaje kuhumuriza abacitse ku icumu kubera impamvu z'uwo umukozi w'akarere wahagarariwe mu by'ukuri n'umukwikwi nk'uko mumwita. Nari maze kuvuga ngo ku bwacu ko mu ndorerwamo yacu niyo nagiye no mu mategeko, reka nanabikubwire, ubona yuko nyine harimo ipfobya ku itegeko rihana icyaha cya jenoside. Iyo ubisomye neza ubibonamo kiriya ni icyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Icyaha cyo gupfobya rero gifite uburyo gikurikiranwa n'uburyo gihanwa. Ubwo rero ndatekereza yuko abagiye kumubaza babanje no kureba n'ayo mategeko, abamuvanye mu nshingano, ndatekereza ko bikurikije amategeko, kuko iyo bita faute lourde ubundi hari ubwo bahita bakwirukana mu kazi rwose ako kanya. Ubwo rero nishyize mu mwanya w'abayobozi b'akarere, ntekereza ko ari byo bakoze. Ubwo noneho inzego z'umutekano zikaba zahitiyeho zijya kumubaza impamvu yamuteye, kuko ushobora no gusanga hari n'ibindi tutamenyeye muri iriya nkuru, tutamenye ahangaha mu nama, byihishe inyuma byatumye akora ibyo bintu nawe, kandi nawe atekereza ko bitari kumugwa amahoro. Byadushimishije rero niba ari byo bashaka kuvuga, yuko bigaragaza yuko nta muntu uri hejuru y'amategeko niba akurikiranywe. Twebwe icyo duhora twifuza ni ubutabera, kugira ngo binakumire nabo bandi niba hari nabo bari bafatanyije cyangwa se n'abatekereza nkawe, bumve yuko turi mu gihugu kigendera ku mategeko kandi jenoside itazongera ukundi. Nanabisubiremo, jenoside ntizongera ukundi, kuko tugiye twumva abirirwa bahakana cyangwa banayipfobya bavuga ngo turwigere, ngo bazongera bagaruke bafite n'umugambi wo kongera ko bakongera kuza kwica abantu gutyo. Nagira ngo babwisubiremo, ibyo ntibizongera, ntabwo bishoboka. Si abaturage wenda si abacitse ku icumu gusa bo mu murenge wa Rugerero, igihugu cyose cyasomye ziriya nkuru, igihugu cyose cyamenye skando yabaye, ndetse n'abari hirya no hino ku isi. Niki wabwira abacitse ku icumu rya jenoside bababajwe n'iyo? Nubwo sintekereza ko ari n'abacitse ku icumu gusa rya jenoside, ahubwo nshobora no kubishyira mu rwego rw'abanyarwanda bazi ko turi mu gihugu kimwe. Icyo nababwira ni uko bamenye yuko dufite ubuyobozi butavangura, batari bwa bundi bwoshya abantu kujya kumara abantu, kuko byarabaye. Hakabaho imbwirwaruhame nyinshi zikangurira abaturage bo mu cyiciro runaka kujya kwica bagenzi babo. Nibyo byabaye. Ntabwo rero ibyo bikiriho. Icyo rero nababwira ni ukuvuga ngo cyane cyane abakinangiye mu mitima, n'abakinangire nibamenye ko bari mu gihugu kigendera ku mategeko, batazikorera ibyo bishakiye. Hanyuma rero bagenzi banjye bacitse ku icumu, message yo nabaha ni ukubakomeza, ariko ntibaherwe n'agahinda, kandi ibyo bazajya bumva nk'ibibazo n'abababwira nabi bajye babivuga, ntibakabigumane, kuko iyo babigumanye birabangiza kurushaho. Ntabwo rero twifuza yuko ibyo baciyemo birahagije, nibi kugira ngo dukomeze komorana ibyo bikomere. Nibakanguke. Birababaza iyo umuntu akubwiye amagambo mabi, ariko nibakanguke bajye babigeza ku nzego zitandukanye, natwe batubwire. Ngira ngo nawe rero mwumvishe uburyo bisobanuye neza. Nyabuneka ibihuha bindi waba ukura ahandi, ibyo byose byirengagize, wumve ukuri ko abayobozi batanze ahangaha. Reka twumve noneho na bamwe mu baturage
cyangwa se na bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi hano muri uyu murenge nabo bari bitabiriye iyi nama. Ese koko babyakiriye bate kuba uyu muyobozi yaje kubasura bakaganira? Ese barumva bamerewe bate, baruhutse ku mutima bingana iki? Banatubwira byinshi cyane uburyo byabakoze ku mutima ibyakozwe n'aba bayobozi. Nabyo urabasha kubyumva neza, urabasha kumenya ese uyu umukozi wo mu gikoni wahawe izi nshingano kuba yarazihawe babifashe bate? Ese we kuba yaremeye kujya guhagarara ubuyobozi akajya gushyira indabo kumva byari bifite ubuhe buremere kuri bo? Kuko bo none umuturage bari basanzwe bazi. Harimo umwe mu baturage watubwiye ko rwose kimwe mu bintu cyabakoze ku mutima cyabashenguye nuko umubyeyi w'uyu Mbarushimana Jean Claude, umubyeyi we ari mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, kuko yari umwe mu barangaga aho abatutsi bihishe bakabasha kwicwa, ndetse ari mu babaga bari kwamamaza rwose ibikorwa bibi kugira ngo bikorwe, nawe ari mu bashishikarizaga abantu muri icyo gihe gukora jenoside. Numva ko ni ikibazo gikomeye cyane, reka tubashe kubumva nabo icyo babivugaho. Ese iki kibazo bo barakivugaho iki? Ese baranyuzwe ku bisobanuro bahawe cyangwa se ku guhumurizwa bagejejweho n'ubuyobozi n'ubundi busanzwe bakorana nabo umunsi ku munsi bafatanya izi gahunda zo gukomeza kwibuka? Reka nabo tubumve. Nitwa Habiyaremye Abdulkarim. Hano hamaze iminsi hari skandale yo kwibuka ahagaragaye ingengabitekerezo ya jenoside. Icyo tukubaza, ese biriya bintu byagenze gute? Ni bande babigizemo uruhare? Nibyo koko nk'uko byagaragaye, twe nk'abacitse ku icumu abarokokeye ahangaha mu murenge wa Rugerero twabifashe nko gupfobya, kuko Nkama yibuka, ikigo cya Nkama cyibukaga abanyeshuri bahize ndetse n'abarezi bishwe. Ni naho narokokeye by'umwihariko kuko haguye bashiki banjye 4 na murumuna wanjye umwe. Icyo rero umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge yadukoreye ntabwo cyadushimishije, kuko twagifashe nko gupfobya no kutubabaza imitima. Ntabwo cyabashimishije kubera iki? Ni iki cyabaye? Icyabaye ni uko umuyobozi w'umurenge wa Rugerero wamuhaye inshingano zo kumuhagararira muri uwo muhango wo kwibuka. Nawe afata umukozi bita Mbarushimana Jean Claude ufite akazi k'ubutetsi mu kigo cya college Inyemeramihigo, aba ari we yohereza guhagararira ubuyobozi bw'akarere ndetse n'umurenge. Hari amakuru dufite yuko yaba afitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi, nayo mpamvu wenda bisa nkaho byatombotse cyane. Mbarushimana Jean Claude we ntabwo afite ikibazo mu gihe cya jenoside ko yari umwana, ariko umubyeyi umubyara nyina niwe wagaragayeho ibikorwa bibi mu gihe cya jenoside. Yagaragaye cyane mu kwamamaza cyane ishyaka ya CDR, ari ryo ryari rinafite umugambi wo kumara abatutsi. Ariko we nta jenoside yakoze? Ntabwo yafashe umuntu wamwica, ariko yaranze aho abatutsi bagendaga bihisha, kandi uwarangaga n'uwicaga twe ntabwo dushobora kubatandukanya. Ni byabaye tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu, bimenyekana tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi. Ese ntabwo uburangare bw'abayobozi bwabayemo? Nibyo koko uburangare burigaragaza, kuko ku ruhande rw'ubuyobozi, kuko nk'abarokotse ikibazo twakigaragaje kikiba, ariko ubuyobozi bw'umurenge bukora ibyo bwagombaga gukora, noneho bwandikira akarere buhagaragariza ikibazo cyabayeho. Ubu rero cyari kimaze ukwezi nk'abarokotse dutegereje umwanzuro uzava muri icyo kibazo. Uzi ko harimo uburangare bw'akarere? Twe niko tubibona ku ruhande rwacu, kuko twe twumvaga ko
nyuma y'umunsi umwe nangwa ibiri ikibazo kibaye twakagombaga kubona igisubizo twishimiye. uyu munsi mwakoze inama n'ubuyobozi butandukanye, ese ubuyobozi bw'akarere bwaba bwavuze impamvu iki kibazo cyateye? Murakoze cyane, ukomeje ku nama habaye. Reka banze shimire nyakubahwa perezida wa Ibuka urwego rw'igihugu kuba we akibimenya yahise aza mu murenge wacu wa Rugerero kutuganiriza, by'umwihariko no mu karere ka Rubavu. Numva rero tumushimira cyane, kandi asize adusanye imitima, atwubatse, aduhumurije. Turamushimira cyane. Ku by'ubuyobozi rero bwakivuzeho, nabwo bwavuze ko cyari kigikurikiranwa, ariko banagaragaje n'umwanzuro wagifatiwe. Umwanzuro ubuyobozi bw'akarere bagifatiye ni uko bavuze ko umukozi yahagaritswe mu kazi, ikindi kandi agiye gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. N'iki musaba ubuyobozi muri ibi bihe byo kwibuka iminsi 5 yo kwibuka, ikindi nanone akaba akomeje ingengabitekerezo ya jenoside? Icya mbere dusaba mu by'ukuri ni uko jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ari twe yababaje gusa nk'abanyarwanda, yababaje isi yose, kubabyemera no kubibuka abatutsi bishwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo dusaba ni uko ibihe byo kwibuka by'umwihariko ubuyobozi bwajya bubiha agaciro kabwo, kugira ngo ijisho ry'abarokotse rirebane n'iry'ubuyobozi, tubone ko babirimo banabikunze. Icyo nicyo dusaba. Ariko ubu wavuze ko uwo mukozi wo mu gikoni ngo yari umwana, ariko nawe yarangaga abicwa aho bari, we bavuze ko bamuteganyiriza iki? Oya, si we warangaga, navuze nyina umubyara, kuko yari muto. None iki kuba yarakoreshejwe cyo bakivuzeho iki? Kuba yarakoreshejwe akajya muri uriya muhango ahagarariye ubuyobozi bw'akarere ndetse n'umurenge, ntacyo babivuzeho, ariko nkeka ko nk'uko batwijeje ko bigikurikiranwa, twizeye umusaruro uzavamo mwiza. None se ko ari umuturage n'ubundi musanzwe mubana umunsi ku munsi, we mumuganiriza ntabwo yigeze ababwira nawe icyo gitutu yashyizweho cyo kugira ngo aze guhagararira abayobozi, we yabyakiriye gute bamushyizeho icyo kintu? Nta kintu yigeze bibabwiraho? Twe ntabwo twabonye umwanya wo kuganira nawe, twumvaga ko byibuze muri iyi nama yakagombye kuba nari hafi, ariko ku ruhande rwacu nk'abarokotse nta mwanya twabonye ngo tumuganirize. Ariko se nk'abaturage mwe nta kosa mumubonaho? Ikosa turimubonaho, kuko ntabwo nakwambara umwambaro wa meya ngo njye kumuhagararira mu bikorwa bikorerwa mu karere ke, kandi nzi ko mu by'ukuri akazi kanjye katari kuri iyo titire. Icyo tumubaraho ni uko nawe yahise yumva ko ahawe inshingano, ariko ntiyareba kure nk'umuturage, ntareba inshingano ahawe, nawe agira inyurabwenge y'uko ashobora kwemera izo nshingano z'uwo munsi umwe nangwa azange. Reka tugushimire cyane. Murakoze namwe. Nitwa Nsengayire Faustin, mba perezida wa Ibuka mu murenge wa Rubavu. Twaje hano mu buryo twari duhamagaye mu nama nk'abaperezida b'imirenge yose y'akarere. Kuba mwamagaye mu nama, hari ikibazo kimaze iminsi cy'ipfobya cyabaye mu murenge wa Rugerero. Ese nk'amwe bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Rubavu, mwabyakiriye mute? Ese nta burangare mubona bwabayemo? Kiriya kibazo twaracyakiriye, tureba dushunguye impande zose, dusanga n'uwabikoze yakosheje mu buryo bwabaye nk'ubwamutunguye, kuko afite ubuyobozi bwamutumye, kandi ubuyobozi nabwo bwari bufite akazi kenshi. Ariko kubera ubwo burangare bwabayeho, niyo mpamvu icyo kibazo cyazamutse, kuko ntibabanje gushungura ngo barebe ese abaherekeje barabyakira bati. Nicyo cyatumye kiriya kibazo kizamuka. Iyo aza kuba abifitemo uburenganzira, ntabwo ntiyaje yitumiye, yaje aderezwa.
kuba ikibazo cyarabaye tariki 3 kikaza kumenyekana wenda hirya no hino mu nzego zitandukanye tariki 10, wenda akarere nta burangare kabigizemo. Oya, akarere nta burangare, aho navuga uburangare bwabaye ni mu nzego z'umurenge, bakunze kandi kazi kenshi bari bafite kandi bazi tariki kwibuka igihe izabera barabisabiye n'uburenganzira, barahaye n'abacitse ku icumu uburenganzira. Icyo gihe bagomba kuba baradereze n'umuntu uzahagararira umurenge muri icyo gihe. Hanyuma kubera kiriya kibazo cyabaye, niyo mpamvu abacitse ku icumu muri uyu murenge babifata nko gupfobya jenoside, kuko uwo baboherereje ntabwo ari wagombaga kuza kubahagararira. Ariko akarere nako bagaye ubutumire habura umuntu uza. Ibyo nyine ni bya bintu tujya duhura nabyo, kudaha ibintu agaciro ariko tukabyakira uko biri. Ariko nanone sinarenganya akarere, harya nabo bafite izindi mpamvu babaderezemo bakabura uko babyikuramo. Ariko nabwo ni isomo ko ikindi gihe bajya batanga itariki barabanje kuyiderega neza, barabiteguye. Icyo kibazo kiri kuzongera kuvukira hano, kuko ugiye kukireba umuyobozi w'umurenge wa Rubavu nta ruhare yabigizemo, ahubwo afite inshingano nyinshi. Undi yatumye niba ari siwo, wenda nawe yagize inshingano nyinshi, ntawe bizi, umuntu wese afite ubwo yakisobanura. Ariko uriya ikigaragara cyo yagiye atuma. Uriya bavuga ko ari umutetsi, yagiye atuma. Iyo aza kumenya ubwenge aba arabwira ati jyewe hariya nshobora kujyana n'abandi, ariko si jye wajya kubahagararira. Nicyo cyabaye, nta kindi. Yes, ngayo nguko rero nuko iby'icyo kibazo bimeze. Ibindi byo ni ugutegereza icyo ubutabera bugomba gukora, kuko urumva ko mu byagarutsweho byose ari uko habayeho gupfobya rwose. Ibyo rero akaba ari icyaha gihanwa n'amategeko bagomba gukurikiranwaho. Yes, reka mbashimire cyane mwese twabashije kubana. Nizera ko mubashije kumenya byinshi cyane kuri iyi nkuru imaze iminsi iri kuvugwa, n'ubu ngubu biracyakomeje. Iyi ni Rise Up Media TV. Reka mbashimire cyane, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Kora subscribe utarayikora, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Ciao ciao.